Gabo yagomba guhaguruka mu gihugu cy'Ubuholande akaza indege ya KLM. Iyo ndege yagomba guhaguruka ku isaha ya saa, iyo ndege yagomba kuva mu Buholande Amsterdam ku isaha ya saa 3:55 ikagera i Kigali ku isaha ya saa 1:20 z'ijoro. Yari ifite iyo ndege yari KLM 537. Ariko iyo ndege yaje guhaguruka kuri izo tariki kuri ayo masaha itarimo Padiri NAHIMANA. Yandika cyangwa se asoma ibaruwa yise ko ari baru ifunguye, yari yandikiye umubyeyi w'igihugu nakuba Madame Janet Kagame. Muri iyo baruwa yanditse ngo ibaruwa ifunguye kuri Janet Kagame, First Lady of Rwanda. Muri iyo baruwa ifunguye yari yanditse ngo ukurusha umugore ngakurusha urugo. Yandikaga abwira nyakuba Madame Janet Kagame ngo ko agiye kuza akamusimbuza, ko ngo naza azashaka urumva ngo nawe azashingirwa akagira First Lady usimbura Madame Janet Kagame, kuko nawe ngagiye kuba perezida w'u Rwanda. Yaje gutungurana avuga ko ashyigikira umutwe wa FDLR ndetse anahakana genocide, avuga ko ngo abatutsi ngo muri 59 batahohoterwaga baticwaga ngahubwo ngo bahunze ingoma yari iriho y'abahutu, ngo ahubwo ngo bakazajya ngo batera ngo dutero ngo shuma twitwa tw'inyenzi. Noneho uyu mugabo yaje no kuvuga ko ngashyigikiye umutwe wa FDLR ndetse avuga ko we n'umunwa we ngo uwamuha abantu bagera mu gihumbi bameze nkawe, bagakora igitero ngo bagakora ngo batayo yitwa Kagoma, bakaza gutera ubutegetsi bw'u Rwanda bakabukuraho. Iyi batayo bita Kagoma ni umutwe cyangwa se ni batayo aho zari ya FDLR. Ni batayo birumvikana ko nyine akunda FDLR mu buryo bwa cyane. Deka nongera mbifurize ibihe byiza ndetse mbaha ikaze kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame nkuko musanzwe mubimenyereye, ndetse nshimira rwose mwese mukomeje kugenda muba umuryango mugari swaguka umunsi ku munsi. Uyu munsi tumaze kurenga mu 14 mu gihe kitageze mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ni achievement yo gushimirwa. Uyu munsi hari ikiganiro nifuje gukora. Ndaza kubwira impamvu ikiganiro gikoze. Nakoze ubushakashatsi buhagije pe kuri aya makuru, ndetse ndeba bitabo, inyandiko, ibinyamakuru, ibintu byinshi, ndeba mu by'ukuri gahunda zose uko zimeze. Ndagaruka cyane mwumvise ibintu biri kugenda biba yenda batabikurikira cyane, ariko ni ibintu biri vilo biri kugira gute cyane kese ya Kazungu yazamuye ibintu byinshi cyane, ndetse navuga ngo n'abantu barwanya ubutegetsi nabo basa n'ababyuririyeho bagira guteretse ko yenda atari nacyo cyari kigenderewe, ari ibintu n'ubundi bari basanganwe. Mwumvise ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 muri 2023 n'uyu mwaka, uwitwa Padiri NAHIMANA ufite guverinoma ikorera mu buhungiro yashinze ngo urukiko rwa Rwanda. Kuri iyi tariki urukiko rwari rumaze habanje kubaho itangazo basomeye kuri televiziyo cyangwa se ku rubuga rwa ISIMBITV, ni murandasi yiwe akoreraho ibiganiro, bisa naho ariyo presidence yiwe. Noneho ku itariki 24 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka nibwo ngo yaje kurahiza abacamanza. Mu kurahiza abacamanza uyu mugabo uyu musore yaje kuvuga ko ngo aba bacamanza ngo bashinze ngo guca urubanza rwa Kazungu. Mu ijambo yavuzemo ibintu byinshi cyane, ariko byaje bisanga ibaruwa yari yarandikiye nyakubahwa Madame Janet Kagame. Nyakubahwa Madame Janet Kagame ni baruwa ifunguye, avuga ko ari baruwa ifunguye yandikiye nyakubahwa Madame Janet Kagame. Yabanje kuyandika, yanditse ku itariki ya 2
z'ukwezi kwa 11 muri 2022, ariko aza kuyisoma mu buryo navuga ngo kuko yavuga ko ari barufunguye, aza kwisomera ku rubuga rwe isi n'ijuru ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11 muri 2022, ayisomera kuri murandasi. Kugeza uyu munsi ngibwo nakoraga ubushakashatsi, iyi baruwa cyangwa se ikiganiro cye cyari kimaze kurebwa n'abantu 17,000 n'abantu 991, gifite likes 137, kikaba gifite comment 156. Muri izo comment 156 zose hari ibitekerezo by'abanyarwanda bagiye batanga. Muraza kumva impamvu nakoze ikiganiro. Ubundi yenda hari n'abantu bageze hano ngano naha bari kwibaza bati se ubundi Nahimana ni muntu ki, ninde, niki? Nahimana ni umupadiri. Bavuga ko ubundi ngo umuntu wese winjiye mu gipadiri cyangwa se wahawe ari amasakaramentu, buriya busasari wakorewe biriya birori akaba umusaserdoti, agahabwa ubupadiri ngo atajyamburwa ririya zina, gahora ari padiri. So Nahimana rero ni padiri. Navuga ngo gutangira gukora ibintu abantu bashidikanyeho cyane cyangwa se batumva neza. Ubundi yari umupadiri, yavuye iki Cyangugu, ariko yakoraga no muri ari amakiriziya yo muri za Cyangugu. Binavuga ko afite umudamu nigeze kubona inkuru ze avuga ko ngo yamuteye inda kandi yari umupadiri. Icyo akora byo ntabwo nabihagararaho n'amaguru abiri. Muri 2005 yaje gushinga ikinyamakuru yise leprophète.fr. Ikinyamakuru cyaje gusa n'ikiri koroza, kibaye nk'ikiri koroza. Wari Bimenyimana Jean Damascene, navuga ngo wari musenyeri yaho ngaho. Padiri Nahimana yari umupadiri, yaje kumuhagarika avuga ko ibyo ari gukora bihabanye na biriya bintu by'ubusaserdoti, kwinjira muri politike kandi akinjira muri politike y'amacakubiri. Nahimana yarakomeje abaho ngaho ni icyo kinyamakuru cye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 muri 2013 nibwo Bimenyimana yashyize itangazo hanze avuga ko uyu musore arimo kurengera akinjira muri politiki kandi dahuye n'amahame ya Kiliziya Gatolika. Ubwo ndabagira ngo mbanze nsobanurira abantu impamvu nakoze iki kiganiro, n'abantu baje kuri channel nonaha bakabibaza ati se Nahimana uvuga ni muntu kibashaka ko ari batamuzi. Amaze kusoma iryo tangazo cyangwa se gufata umwanzuro wo guhagarika Padiri Thomas Nahimana muri 2013, Nahimana yahise afata urugendo cyangwa se afata y'ubuhungiro yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ajye mu gihugu cy'Ubufaransa, urumva yakomeje cya kinyamakuru cye, akomeza aferi ziwe zo muri icyo kinyamakuru. Ariko muri 2016 hari hasigaye umwaka umwe ngo mu Rwanda haba amatora y'umukuru w'igihugu. Padiri Thomas Nahimana avuga ko azaza kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika, aza kwiyamamaza mu matora ya perezida wa Repubulika yaragiye kuba mu mwaka ugiye gukurikiraho. Muri Kanama 2016 uwo mwaka yaje kuganira n'ikinyamakuru Ikondera Info. Nibwo yeruye aravuga ngo yanga ikintu cyitwa, yanga umuntu wese witwa umututsi. Etse avuga ko abanga urunuka. Muri 2017 uyu mugabo yaje kuvuga ko aje mu Rwanda. Icyakora hazamo imvugo ebyiri. Bivugwa ko we byabikoze ari kugira ngo abeshye, ko ari ukubeshya, ariko abandi bakavuga ko ahubwo ari leta y'u Rwanda yamukumiriye. Byavugaga ko ku itariki ndeba uko nagiye amatariki nagiye nyandika, kubera ko urumva hari ibintu biba bisaba ngo utaza kwibeshya ku kintu na kimwe. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere muri 2017 uyu mugabo yagombaga guhaguruka mu gihugu cy'Ubuholande akaza indege ya KLM. Iyo ndege yagombaga guhaguruka ku isaha iyo ndege yagomba kuva mu Buholande Amsterdam ku isaha ya 3:55 ikagera i Kigali ku isaha ya 1:20 z'ijoro. Yagomba kuzana indege ya KLM yitwa KLE. Iyo ndege yari KLE 537. Ariko iyo ndege yaje guhaguruka kuri izo tariki, kuri ayo masaha itarimo Padiri Thomas Nahimana, wari ambasaderi w'u Rwanda icyo gihe.
Nduhungirehe Olivier yaje gutangaza ko Nahimana abeshya abantu avuga ko agiye kuza mu Rwanda kandi mu by'ukuri ari ikinyoma cyambaye ubusa, ariko abandi bakavuga ko u Rwanda nirwo rwamukumiriye ku kibuga cy'indege kugira ngo ataza kuza mu gihugu cy'u Rwanda, cyane ko urumva yasabye ubuhungiro, ntabwo ari umunyarwanda. U Rwanda rufite uburenganzira bwo kuvuga ati uyu muntu ntabwo yemerewe kuza mu gihugu cyacu. Icyakora icyo gihe byaje kuvuga ko yaje kugaragara ku kibuga cya Zaventem n'ubundi muri Belgique. Bivuga ko rero yari yabeshya abantu akavuga ko ngari buze guhaguruka n'iyo ndege, ariko birashoboka ko u Rwanda rwamubuje cyangwa se koko yabarabeshya abantu. Icyakora yaje kongera kugerageza amahirwe n'ubundi aza kuza we avuga ko noneho agiye muri Kenya. Yahinduye urugendo avuga ko noneho atakigiye mu Rwanda, ahubwo avuga ko agiye muri Kenya. Ageze muri Kenya aza kuvuga ko noneho ava muri Kenya aje mu Rwanda. U Rwanda narwo bivuga ko yangiwe kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ngo aze kwiyamamaza muri 2017. Icyo gihe yaraye iminsi 3 ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta International. Yaje gusubira mu gihugu cy'Ubufaransa, ari naho ngo yaje kugira umujinya cyangwa se yaje kubona ko ibintu byo kuyobora u Rwanda bidakunda cyane, ko urumva u Rwanda rwamuje nyine nkaho atari umunyarwanda, kubera ko uyu muntu ntabwo afite yasabye ubuhungiro abusaba mu Bufaransa ndetse aza guhabwa n'ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Bivuga ngo uyu munsi ni umufaransa, ntabwo ari umunyarwanda. Noneho uyu mugabo aza gushinga leta cyangwa se yatangiye leta irimo abaminisitiri 14. Muri abo baminisitiri 14 bari barimo Deogratias Mushayidi, uyu munsi unafunze, hakazamo na Victoire Ingabire. Umwe yaratunze, umwe Deogratias yarashinzwe ubutabera, naho Victoire Ingabire iwe yarashinzwe uburinganire, iterambere ry'abari n'abategarugori, ibintu nk'ibyo. Akomeza gukora iyo ministeri. Uyu mugabo iminsi yaragiye iricuma, iminsi iragenda iricuma, biva 2017. Biza kugeraho noneho aza kubona ko yenda kira kinyamakuru cye cyo kwandika yenda kibusinga, nibwo yaje gushinga ikinyamakuru yise Isi n'Ijuru. Uyu munsi gifite abasubscriber bagira mu 70 n'abandi. Icyo kinyamakuru cyari cyo n'ubundi gushyiramo biriya bitekerezo n'ubundi yashyiraga muri prophete.fl. Inkuru yaje gusa naho imuboostinga, abantu yenda bakanamumenya cyane, no kuvuga ko His Excellency yapfuye. Yabivuze mu gihe Covid yari rimbanije, akavuga ko ngo impamvu ngo umukuru w'igihugu atakigaragara muri rubanda ari uko ngo yitabye Imana, ngo ndetse ngo ashobora kuba ngo aragiye kuvurizwa, ngo bwa mbere ngo yagiye kuvurizwa mu Bwongereza, ibintu nk'ibyo. Akavuga ko umukuru w'igihugu yapfuye. None haza kuvuga ngo we aza kurara aravuga ngo ni His Excellency ngo abantu nibamubona yenda yagiye mu baturage yagize gute, ngo azababeshye ngo nta nubwo azongera kuvuga. Nawe cyakora muri icyo gihe ubwo His Excellency yabonekaga ndetse akaza no kujya kuri televiziyo akavuga, abanyarwanda bakamubona, baje kubona ko umugabo ari umunyabinyoma. Icyakora nawe yamaze iminsi atagaragara, nawe biza kuvugwa ko ngashobora kuba yarapfuye. Ibyo birarangiye. Nahimana ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere muri 2023 yaje kujya ku rubuga rwe yandika cyangwa se asoma ibaruwa yise ko ari baruwa ifunguye yari yandikiye umubyeyi w'igihugu nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Muri iyo baruwa yanditse ngo ibaruwa ifunguye kuri Jeannette Kagame, First Lady of Rwanda. Muri iyo baruwa ifunguye yari yanditse ngo ukurusha umugore ngakurusha urugo. Yandikaga abwira nyakubahwa Madame Jeannette Kagame ngo ko agiye kuza akamusimbuza, ko ngo naza azashaka urumva ngo nawe azashyingirwa akagira First Lady usimbura Madame Jeannette Kagame, kuko nawe ngagiye kuba perezida w'u Rwanda. Ndetse mbibutsa muri 2000 igihe yashingaga guverinoma muri 2017 yari haye Perezida Kagame ngiye kingana n'amezi 2 ngo kuba yabahamagaye mu biganiro ngo bakaganira ngo bakagabana ubutegetsi. Uwo ni Padiri Nahimana nkire ko babwira udutendo. Noneho Padiri Thomas Nahimana hari igihe cyaje kugera
abantu bagenda ubundi yagiraga ya boostingaga muri icyo gihe yabeshyaga ku mukuru w'igihugu yapfuye, ariko abantu bamaze kubona ko ari umunyabinyoma abantu batangiye kugenda bamushiraho. Aha icyakora akomeza kubivuga n'uyu munsi arabivuga. Yaje gutungurana avuga ko ashyigikira umutwe wa FDLR ndetse anahakana jenoside, avuga ko ngo abatutsi ngo muri 1959 batahohoterwaga baticwaga ngo ahubwo ngo bahunze ingoma yari iriho y'abahutu, ngo ahubwo ngo bakazajya ngo batera ngo dutero ngo shuma twitwa tw'inyenzi. Noneho uyu mugabo yaje no kuvuga ko ngo ashyigikiye umutwe wa FDLR ndetse avuga ko we n'umunwa we ngo uwamuha abantu bagera mu 1000 bameze nka we, bagakora igitero ngo bagakora ngo batayo yitwa Kagoma, bakaza gutera ubutegetsi bw'u Rwanda bakabukuraho. Iyi batayo bita Kagoma ni umutwe cyangwa se ni batayo yahoze ari ya FDLR, ni batayo birumvikana ko nyine akunda FDLR mu buryo bwa cyane. Uwo niwe Thomas Nahimana nari ndimo mbabwira. Icyatumye rero mukoraho ikiganiro uyu munsi no kubera nagiye kubona mbona hari umuntu yitwa ngo Jose sisi nibuka n'irindi zina yambwiye, anyandikiye kuri WhatsApp afite plus 3 n'ibindi bintu. Arambwira ati nitwa Jose ni iki, arambwira ati ikiganiro ngo wakoze agena abwiriba none se ngo mwebwe ngo muri kwica abantu ngo mukaza mutubeshya ngo kazungu ngo iki ngo kazungu iki ngo mbese ambwira ibintu byinshi. Ndamubaza arambwira ati akora ngo muri ngo niba ngo ngiye ngo ndi ministre, nibyo byahise bituma njya gucukumbura ndeba aba ministre. Ariko niba ari ikintu nshaka kugaya n'abantu mu by'ukuri burya politique cyangwa se abantu mu by'ukuri hari ukuntu dushukwa. Nureba ukuntu ngo bari kurahiza ngo guverinoma cyangwa se abantu bagiye muri guverinoma ngo muri ministeri y'ubutabera ngo bagiye gushingwa Rwanda, urase kutagangara urasanga timu y'abantu ngo nyakubahwa president ni kuri YouTube. Ese ubundi muzi kuri hari ikintu nge nibaza, baraba ministre bayobora he? Yo akubwiye ngo ubutabera, ubuhe butabera? Nawe ubwawe uri impunzi, ubuhe butabera? Mufite urukiko mufite. Noneho ikisetsa babanza iyo bagiye kugira ngo ijambo rya Perezida Nahimana babanza indirimbo bayiriza igihugu y'u Rwanda iriho ubu ngubu n'idarapo ry'u Rwanda ririho ubu ngubu. Noneho byarangira bagashyiraho iby'u Rwanda rwo hambere ku bwa Habyarimana. Usanga hari timu ngo ni y'abaministre ngo njye ko wa ministre umuntu w'umugabo ufite abana ufite urugo ufite iki, umuntu w'umugore ufite ubwenge buzima aravuga ngo ngagiye muri ngo guverinoma ngikorera kuri internet. Mu by'ukuri ntabwo nje kwinjira muri privacy zanyu cyangwa se kuba invading, namwe nuko mwashatse kunyinvading. Niyo mpamvu navuze nti ndaza kubavugaho uyu Padiri Thomas Nahimana. Mwumvise ibintu yakoze ko dutendo twose yakoze, murasanga hari ikibazo gihari. Ntabwo icyambere umuntu ni yahagaritswe muri Kiliziya Gatolika. Icya kabiri umuntu akubise icyuma hagaragara ngo His Excellency yapfuye. Icya gatatu ngo yanditse ngo yarifunguye ngo yandikira ngo Madame Jeannette Kagame ngazaza ngo ngashake ngo ndi mugore. Nta mugore uhagira ntaje. Noneho ngo ashyizeho ngo ministeri ngo butabera ngo izacira urubanza ngo Kazungu. Nese Kazungu azaza kuburanira kuri internet. Kazungu azaza kuburanira kuri internet. Noneho iyo bari mu kuvuga ngo bashyizeho ejo bundi yarahije noneho ngo abantu ngo baba ingabo yewe abahana amapeti ngo na bamwe n'abagenerale ngo abandi n'abaki. Mu by'ukuri ni comedy muri gukina, ariko ntimukazajya mwemvedinga abantu. Sinjya mbemvedinga, nta nubwo nafite gahunda yo kubemvedinga, ariko mu gihe niba mubitangiye nzabemvedinga kahavi. Nzabemvedinga kahave umva ntabwo bizagira. Niyo mpamvu nge nari mbanje kuvuga kuri uyu Padiri Thomas Nahimana ibinyoma yagiye abeshya n'ukuntu yagiye akwitirwa ahabona rwose ahareba inzega, n'ukuntu ibintu byabo bidashinga bitanabyina. Abo bose batangiranye muri guverinoma bose bamucitseho.
uyu munsi asigaranye abantu utagira Victoire Ingabire sinzi niba kibamo Mushayidi ari gereza, abo ba Mukankiko banza baramuvuyeho n'iki abantu be bose bari kugenda basubiranamo. Hari igihe kimwe nyakubahwa General Retired James Kabarebe yavuze ngo bari abantu barwanya ubutegetsi atubabwiye ati ubutegetsi buri no mu Rwanda burahari rwose nimuze tubaho ubutegetsi, bakaza mu ndege imwe ngo bagera i Kigali nta no kubara inkuru urimo, kubera ko ubwabo nabo ubwabo bararyana. None se bashinze guverinoma nta myaka ingahe ishize bamwe baraha bari gutukana Nahimana n'iki n'igisambo n'iki sambanya abagore agira gute ibyo ngibyo. Noneho ntabwo umuntu agiye kubavuga, mwebwe murashaka kumvedinga privacy y'umuntu umwinjira ma inbox mwandika ibintu umuntu atamenye ibyo ari byo. Kwari kuguha warning nkubwire ko nkuzi ibintu byanyu mbizi, ari uko kuba umuntu atabivuga atari uko batabizi, ariko ibyo nibyo byawe kwifata. Navuga ngo nge kubwanjye uko mbona Padiri Thomas Nahimana cyangwa se na guverinoma ye n'abakomediye baraho. Bamwe se abakomediye abaza mu nyumve neza barabaza ngo turaba ministre ngo twagiye mu nama guverinoma, nuko bakoropa mu mutwe. Ni kwa kundi ibitekerezo cyangwa se ishengeza amatwara ryinjira mu muntu nawe ubwe ntabakitekerezaho umuntu mukuru, agasigara ibitekerezo bye byarahumye. That's what I mean. Ariko Nahimana no umukomediye kubera iki kuvuga ngo ibintu byose ngo ngo guverinoma ariko internet nzamu y'abagenerali mbahaye amapeti, uwakwerekana uniform bagira cyangwa se ko ntababona ze bavaje ku madarapo byibura banarahire guverinoma ikora mu buhungiro. Noneho ngo mu rukiko yavuze ngo urukiko ngo ruzakorana ngo n'inkiko ngo mpuzamahanga. Uruhe rukiko? Naho ubwawe ubaye nta gihugu ugira, uri impunzi iri kubuyera, ruravuga ngo urukiko. Ahubwo baraje ubwo rukiko ugiye kuvuga izo nkiko mpuzamahanga zaje gufata izo gutore kugeza i Kigali. Nahimana mbona bikora mu buryo bwo gushaka umugati, kubera ko usanga muri biriya bihugu akazi kaba kariyo kaba gasa n'akavunanye, bakaguha amafaranga umuntu agasanga kubona umwanya, mbese bagakora akazi kavunanye. Rero Nahimana aciye urwaho akabona abantu bamukurikira kuri YouTube, niyo mpamvu nabo usanga mukande ka subscribe. None se umunyapolitiki avuga ngo ukanda subscribe? Niba uri umunyapolitiki uri perezida uvuga ngo perezida ufite abaministri n'ibiki, ubu gisaba subscribe nkanjye? Niba koko tuvugisha ukuri, niba atari amaco y'inda, atari kugira ngo wibonere amafaranga ya YouTube nkuko natwe digenda ngewe mba nyashaka, nta guverinoma ngira ntaki. Nawe niba uri uba muri ibyo bihugu byateye imbere ufite na guverinoma, waba ukivuga ngo kanda subscribe, muraza kumwumva ariko kuvuga ngo mukande ka subscribe. Mukuganje rero mbona abo bantu babishakira inyungu zivuye kuri YouTube, ari nabwo bagenda bakreye ibintu by'ibinyoma. Sinzi His Excellency yapfuye, sinzi nandikiye Madame Janet Kagame, sinzi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga rero ni ibintu bya comedy rwose. Nkaba mvuga ngo niba hari n'abantu babakurikira nanjye bankurikira rwose, mwabavyeyi mwe, mwabasore mwe, mwarubyiruko mwe mukurikira Thomas Nahimana, nanjye munkurikira, abari kureba ibi biganiro mumukurikira, mumenye ko biriya bintu ari ikinyoma. Biriya bintu ni ikinyoma, ndetse kinyoma kibi cyane, ni ikinyoma kibi cyane kitazigira kinarotorwa. Ariko nanone Nahimana nawe azi neza ko ari ikinyoma, ahubwo ari gufera abantu batabizi. Akaba ariyo mpamvu ari kugenda ababwira ngo mukurikire, akagira ushyizeho guverinoma, nshyizeho iki kugira ngo mukomeze content itazamushirana, akomeze yirire amafaranga. Murebye amafaranga bura mumaze kumuha mu ma views, ntabwo mwayabara. Biriya bindi byose ni views, nta kindi ngo guverinoma ngo arahije ngo agize gute, no kugira ngo agire attention y'abantu. Ariko ubundi ibindi byose navuga ngo ni comedy. So ikiganiro ngikoze kubera invasion yabo, bamaze iminsi bagira banyandikira, ndavuga nti nanjye ndaza kubereka ko mbazi, nta muntu ntutse, ariko mvuze ku byanyu simbatutse bwose. Affaire zanyu ni izanyu, ibyo ni ibyanyu birabareba, ariko ngikoze kubera ko nanjye muhari gihe mujya mushaka kunyemvedinga. Ariko ku kijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu, ubutegetsi kuri His Excellency, umuntu rwose uzamuvuga nabi nanjye nzamuvuga nabi. Umuntu uzahangara gutuka igihugu cyanjye nanjye rwose nzamutuka. Sinzi gutukana ariko nzabyiga. Umuntu uzashaka kugira mbese
gusubiza u Rwanda mu bihe rwaciyemo amacakubiri iki, ntago nzamuhishira. Umuntu uzashaka navuga ngo kubahuka famiye mukuru y'igihugu, famiye mukuru y'igihugu yaduhaye igihugu, famiye mukuru y'igihugu urebye ibyo yakoreye abanyarwanda ntabwo ushobora kubyumva, ntabwo uyu munsi nta nubwo nakabaye ndahanga ndi gukora ikiganiro. Ariko niba umuntu wese rwose ushobora guhangara ibyo bintu nkuko mbibabwiye, ndamuzanye muvuga ibindi sinzi mugire gute, ariko ku bindi rwose umuntu uzabigira nanjye nzamuhangara. Ni ukuri. Ndabashimiye.